musozi muri ako kanya bitewe n'umurimo bari bavuye gukora aho ngaho, bitewe n'ibyo bari bavuye gukora. Hari igihe abakozi b'Imana, niba unkurikiranye nawe uri umukozi w'Imana urabizi, abakozi b'Imana hari igihe bakora akazi bakananirwa rwose no kugenda kumva nta mbaraga, bitewe n'uko iyo turi iwacu, iyo turi mu mwuka dukoresha imbaraga, ariko iyo tugarutse mu mubiri nyine umubiri urananirwa. Ni ibintu bibaho. Ngo bamanutse kuri uwo musozi, ngo Yesu kuko yari akiri mu mubiri, ngo yumva agize inzara, yumva arashonje. Ngo arebye abigishwa be nabo ngasanga nabo ngo bashonje, abona ahubwo bo bafite inzara yenda kubica. Yesu ngo aravuga ngo mbese abahungu banjye ndabagenzane, mbese ko ndi mu misozi ni hehe hantu najya kubashakiraho ikintu cyo kurya? Yesu ngo abitegereza abona bagowe, abona bafite inzara, abona barenda kwikubita hasi. Hari ukuntu umuntu agenda ukabona agiye kwikubita hasi, abona mbese abona nawe babona biramuyobeye. Ariko ngo yitegereje, ngo arebye hakurya y'aho bari bari, ngo ahabona igiti. Icyo giti ngo yacyitegereje akiri kure, ngo arakireba abona ni igiti cyiza. Ndaza kwinginga uyu muntu utubereye kuri kamera aze gukamera iki giti akigaragaze, nubwo atari iki ngiki, iki ni imfashanyigisho, ariko akigaragaze. Yesu ngo aracyitegereza akireba ari kure, ngo akirebye ngo abona ni igiti cyiza, abona ni igiti gitoshye. Yesu ngo arakomeza akirebera kure, aravuga ati kiriya giti nkurikije ukuntu ndimo nkibona, nkurikije ukuntu kiriya giti nkireba, ahari se ndamutse ngiye nakibonaho imbuto, nkaha abigishwa banjye nkabaramira bakagubwa neza. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo Yesu atera intambwe, ngo aragenda. Yesu ashimwe cyane. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabe muri mwe kandi mugire umugisha w'Imana. Ndanezerewe cyane kongera kuboneka imbere yanyu kandi kuri iyi channel yacu. Ni Imana iduhaye umwanya kugira ngo twongere kandi tuze tuganire ijambo ry'Imana. Nyemerere rero mbere yuko dutangira tuvuga ibintu byinshi, tubanze dusenge dushimire Imana iduhaye umwanya kandi tugejeje aha ngaha, kuko byose ni Imana ibikora, ni Imana iba yaduhaye uyu mwanya. Reka dusenge hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana y'ubutware, se umwami wacu Yesu, turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza uduhaye. Tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka wawe wera yururukire muri twe, hanyuma ibyo ushaka n'ibyo ushima bikorekere mu bagukunda no mu bumva ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Ndongenda gusuhuje wowe unkurikiye kandi nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Iyi ni channel Isoko y'Abizera TV. Turanezerewe cyane kongera kugaruka kuri izi kamera. Hanyuma ngiye ugusuhuza nitwa Singaye Regis, umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hanyuma rero urimo urabona ko mpagaze ahantu ku musozi, ni ahantu hirengeye, ni ahantu Imana ikunda gukorera mu misozi. Nubwo hari abantu benshi batemera ko Imana ikorera mu misozi, ariko Imana yacu yitwa Uwiteka, ni Imana yo mu misozi, ikaba n'Imana yo mu bibaya, ahantu hose irahakorera. Njaha rero kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ntabwo nje kukwigisha, ahubwo ndaje ngo tuganire ijambo ry'Imana. Impamvu nje ngo tuganire ijambo ry'Imana, Bibiliya iravuga ngo ibintu byose byarumviswe. Hanyuma rero ndaje ngo tuganire, nako nigeze numva umwanditsi umwe yigeze yandika ngo mumaranisha imibabaro mubwirana ayo magambo. Turaganira ijambo ry'Imana rero, ni ijambo turi busange mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko. Turasoma igice cya 11, Mariko 11, hanyuma dusome umurongo wa 9. Umurongo wa 9, Mariko 11, cyangwa se twihute cyane aha nyine muri 11, ntacyo dushaka duhere kuri 15, dusome na 16, hanyuma ibindi ndaza kugenda tubiganiramo aho ngaho. Imana iguha umugisha. Fata Bibiliya yawe hanyuma dusome Mariko 11, 15 na 16. 15 hari ijambo rivuga ngo bagera i Yerusalemu, binjira mu rusengero,
yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma. Unyemerere tuzamuke hejuru ho gatoya kugira ngo bagere aho Yerusalemu, nkubwire uburyo ki aho bari baturutse n'aho bari bavuye. Hanyuma iyo usomye hejuru yaho gatoya kuri 12 aho ngaho hari ijambo rivuga ngo bukeye bwaho mu gitondo bamaze kuva i Betaniya, arasonza areba kure abona umutini uriho ibibabi, arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto. Nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi, kuko kitari igihe cyo kwera kw'imitini. Arawubwira ati, umuntu ntakarye ku mbuto zawe iteka ryose. Abigishwa be barabyumva. Amen. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo. Nakubwiye ngo ntabwo nje kukwigisha, ahubwo ndaje ngo tuganire ijambo nyamukuru numva nifuza ko tuganiraho. Turaza kuganira ku ijambo ryitwa imbuto, ariko kandi tuganire no ku giti, nitumara tuganire no ku bibabi. Turebe ese ni iyihe mpamvu Yesu, Bibiliya ivuze ngo yegereye igiti ngo arangije agishakaho imbuto, kandi ngo amaze kukizibura ngo arangije arakivuma. Mwene data, igihe tugezemo ni igihe gikomeye, ni igihe kigoye, ni igihe gisaba yuko twerekananisha ibyo tuvuga, tukanabyerekanisha ibyo dukora. Igihe Yesu yari arimo agenda mu bantu, arimo agenda abwiriza, abantu baramubajije ngo mbese ni iki kintu nyamukuru watwereka, watubwira tuzamenyeraho abo bantu bavuga ko ari abigishwa bawe, tuzabamenyera kuki? Yesu arababwira ngo ikintu nabahaho urugero muzabamenyeraho, muzababwirwa n'imbuto zabo. Iki gihe rero turimo muri iyi si ya none, muri iki gihe turimo muri iki kinyejana, biragoye kugira ngo umenye umuntu w'Imana ninde, kuko abantu benshi ahantu hose ugeze uhasanga abavugabutumwa nk'uko ndimo mvuga ubutumwa, uhasanga abahanuzi nk'abo ujya ubona, uhasanga abaririmbyi nka ba bandi baba hamwe mwegeranye ku misozi cyangwa ku nsengero hirya no hino. Ariko wasohoka gatoya wajya kureba bimwe mu byo bakora hanze aho ngaho, ugasanga bihabanye cyane n'ibyo bavuga, bihabanye cyane n'ibyo bigisha, bihabanye cyane n'ibyo babwiriza, bihabanye cyane, biri kure cyane y'ibyo batangaza. Aha rero ndaje mwene data, wowe ugize amahirwe yo kugera kuri iyi cano, yaba ari bwo bwa mbere cyangwa se dusanzwe tuganira kuri iyi cano, ndaje ngo dufatanye, njyewe nawe dufatanye kureba ese ni iki gikwiriye umukristo wo muri iyi minsi, ni iki gikwiriye umugenzi ugana mu ijuru, ni iki gikwiriye umuntu uvuga ko yamenye Yesu muri iyi minsi, ni iki kintu gikwiriye? Bibiliya iravuze ngo bwari bukeye, ngo bukeye Yesu ngo yari arimo amanuka ngo ava i Betaniya. Ahangaha yari arimo ava i Betaniya, ntabwo yari wenyine, ahubwo amateka atubwira ko ngo yari ari kumwe n'abigishwa be. Ba Petero bari bari kumwe, ba Yohana bari bari kumwe, ba Andre bari bari kumwe, ba Yakobo baragendanaga, bari bari muri urwo rugendo barimo bava i Betaniya. Ngo bamanutse ku musozi, murabona ndahantu hameze nko ku musozi, ngo bamanutse kuri uwo musozi, muri ako kanya bitewe n'umurimo bari bavuye gukora aho ngaho, bitewe n'ibyo bari bavuye gukora. Hari igihe abakozi b'Imana, niba unkurikiranye nawe uri umukozi w'Imana urabizi, abakozi b'Imana hari igihe bakora akazi bakananirwa rwose no kugenda kumva nta mbaraga, bitewe n'uko iyo turi iwacu, iyo turi mu mwuka dukoresha imbaraga, ariko iyo tugarutse mu mubiri, nyine umubiri urananirwa, ni ibintu bibaho. Ngo bamanutse kuri uwo musozi, ngo Yesu kuko yari akiri mu mubiri, ngo yumva agize inzara, yumva arashonje. Ngo arebye abigishwa be nabo ngasanga nabo ngo bashonje, abona ahubwo bo bafite inzara yenda kubica.
Yesu ngo aravuga ngo mbese abahungu banjye ndabagenzane, mbese ko ndi mu misozi ni hehe hantu najya kubashakiraho ikintu cyo kurya? Yesu ngo abitegereza abona bagowe, abona bafite inzara, abona barenda kwikubita hasi. Hari ukuntu umuntu agenda ukabona agiye kwikubita hasi, abona mbese abona nawe babona biramuyobeye. Ariko ngo yitegereje, ngo arebye hakurya y'aho bari bari, ngo habona igiti. Icyo giti ngo yacyitegereje akiri kure, ngo arakireba abona ni igiti cyiza. Ndaza kwinginga uyu muntu utubereye kuri kamera aze gukamera iki giti akigaragaze, nubwo atari iki ngiki, iki ni imfashanyigisho, ariko akigaragaze. Yesu ngo aracyitegereza akireba ari kure, ngo akirebye ngo abona ni igiti cyiza, abona ni igiti gitoshye. Yesu ngo arakomeza akirebera kure, aravuga ati kiriya giti nkurikije ukuntu ndimo nkibona, nkurikije ukuntu kiriya giti nkireba, ahari se ndamutse ngiye nakibonaho imbuto, nkaha abigishwa banjye nkabaramira bakagubwa neza. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo Yesu atera intambwe, ngo aragenda yegera kiriya giti, ngo abwire abahungu be, ngo arababwira ngo yemwe bahungu banjye mwe, nimuze mbereka ahantu ngiye kubashakira icyo kurya, iyo nzara mwari mufite irashira. Ngo Yesu ubwe, unyumve neza muntu nkurikiranye, Yesu ubwe ntabwo yatumye Petero, ntabwo yatumye Yohana, ahari yaza gutuma Yakobo birashoboka ko yari kuvuga ati warebye nabi. Yesu ubwe arigendera. Mu yandi magambo, Yesu ajya yiyizira akareba ibikorwa by'umuntu, ajya yiyizira, ntabwo ajya atuma, ajya yiyizira akaza akareba ibyo wowe ukora. Ejo bundi abantu baherutse gusakuza mu gihugu kimwe, ngo baravuga ngo mana ibintu biri muri uyu murwa, ngo baravuga ngo biteye agahinda, biteye umujinya, ngo Imana ikajya ibatumaho ikababwira ngo nzaza ngire gute, nzaza nirebere. Aho ni Sodomu n'i Gomora, ngo nzaza nirebere. Yesu rero ngo ajya ku giti, ajya kwirebera. Ngo ageze kuri icyo giti, Bibiliya irambwira ngo yahereye ku ishami rya mbere, ngo yasanze ari igiti cyiza, munyumve, ngo yasanze ari igiti cyiza gitoshye, gifite amababi, kimeze neza. Yesu ngo ahera ku ishami rya mbere, ngo arabeyura, ngo arebe, asanga nta rubuto ruriho. Ngo arongera arareba, ajya ku rindi shami, nabwo ngo arabeyura, nabwo ngo aburaho iki? Aburaho urubuto. Arakomeza arareba, ngo igiti cyose ngo Yesu arakizenguruka, ngo arebye aburaho ikintu cyitwa urubuto. Umva, habe n'urwo gukiza, habe n'urwo gukiza, n'urwo bita ngo ni umuti, ye kare ngo aruburaho. Yesu ngo yitegereze iki giti, ngo akirebye, arebye ukuntu ari cyiza, arebye ukuntu cyari gitoshye, arebye ukuntu kitakabaye kiburaho imbuto. Yesu ngo aravuga ngo wa giti we, guhera uyu munsi ndakuvumye, ntihazagira umuntu uzigera arya ku mbuto zawe guhera uyu munsi. Umva rero ijambo riteye ubwoba, riteye n'agahinda. Yesu ngo avume iki giti, abigishwa be ngo baramwumvise, niko ijambo ryavuze, ngo baramwumvise. Hanyuma iyo dusomye ijambo rivuga ngo bukeye, ngo uwitwa Petero ngo agaruka kureba cya giti, ngo asanga cyumye, asanga cyabaye nk'ikidaheruka kugurwaho n'imvura, asanga ngo igiti cyumye. Petero ngo aratangara, ngo abwira Yesu ngo Yesu we, dore cya giti wavumye ku munsi w'ejo ngo cyumye. Yesu ngo arababwira ngo ibyo ngibyo nimubyihorere, ahubwo mwizere Imana. Aha rero niho nje ngo tuganire. Mwene da, iki giti ko cyari gifite amababi, iki giti ko cyari gitoshye, kubera iki Yesu yakivumye? Ese kubera iki nta rubuto rwari ruriho? Twasomye ijambo mu byibuke, byatubwiye ngo ntabwo cyari igihe cyo kwera kw'imitini, kandi icyo giti cyari igiti cy'umutini. Noneho wakwibaza ngo ahantu harimo ijambo, harimo ipfundo, hapfundikiye ibintu byose, ni kuri iri jambo rivuze ngo ntabwo cyari igihe cyo kwera kw'imitini. Yesu arakivumye, akivumye kandi atari igihe cy'iki cyo kwera kw'imitini. Wakwibaza ngo kubera iki? Rimwe na rimwe hari abantu tujya tuganira bakatavuga ngo Yesu yahohoteye iki giti, ngo buriya rwose nawe yaragihohoteye. Kandi nawe niko wabyumva,
ariko kubera iki yakivumye? Ibi bisobanuye iki? Byaravugaga ngo wowe murokore, ni wowe turimo tuganira, wowe ukijijwe, wowe uvuga yuko uri mu nzira y'Imana, wowe uvuga yuko uri umuvugabutumwa nk'uko ndimo mbuvuga, wowe uvuga yuko uri umuhanuzi babandi bajya batitira, wowe ujya uvuga yuko uririmbira Imana hari abantu bazi guhogoza, wowe uvuga yuko usumbye itorero runaka. Byaravugaga ngo mu mwanya uwo ari wo wose ukwiriye kwera imbuto. Ntabwo ukwiriye kwera imbuto uri mu rusengero ngo nugera iwawe mu rugo imbuto zibure. Ntabwo ukwiriye kwera imbuto uri muri korari muririmbyi ngo nugera mu gasantere hahandi bwije ngo imbuto zibure. Nico byari bisobanuye. Iki giti nubwo cyari igihe cyo gutera kwa, biravuze ngo cyagombaga kwera uko byagenda kose. Mama, iyo uri mu rugo iwawe umugabo atashye nimugoroba, wenda reka nemere yuko wowe urakijijwe ariko umugabo wawe ntakijijwe yinywera akayoga. Ese iyo atashye nimugoroba agenda asunduka kwa kundi abanyweye inzoga baba babigenza, ese iyo akubwiye nabi ujya wibuka kwera imbuto basi nk'umuntu ukijijwe? Cyangwa we tuvuga ngo ntago cyari igihe? Mbese ahubwo aho uri hose ukwiriye kwera imbuto. Naje ngo tuganire mwene data, muri ibi bihe turimo ni ibihe bigoye. Hirya no hino aho tugenda, nawe aho ugenda, tugenda twumva amakuru mesi, kandi atari amakuru y'umurwa kwa muririmbyi ngo nkunda kumva amakuru meza y'umurwa. Hoya, ntabwo ari amakuru y'umurwa. Ntabwo ugenda wumva ngo disi wa muhanuzi, ngo wa wundi wirunaka uhanura bigasora, ngo byagenze gutya, ngo wa muvugabutumwa ujye utubwiriza tukaba mu mavuta tukajya mu mwuka, ngo byagenze. Ni ukubera iki? Ni ukubera icyo usanga muri iyi minsi ya none abantu twita abakozi b'Imana, abantu twita abantu basizwe, abantu twita abantu buzuye mwuka wera, haribo barimo babivangavanga. Izo ni ingaruka z'uko bari bafite ibibabi gusa ariko nta mbuto bari bafite. Ndagira ngo wowe unkurikiranye mu biti byinshi bifite amababi, wowe ugaragare muri igiti gifite imbuto. Nicyo kintu naje kukwifuriza, nicyo kintu naje ngo tuganire. Gerageza urebe hahandi muri karitsiye utaha, hahandi mu bibina ubamo, hahandi mu gasantere ujya guhahira. Ihangane uko byana nuhura bakagukandagira wagiye uri mu gasantere, umuntu akaguhonyora, ntuzahite uvuga ngo reka ngagakiza nkarambike. Harabajya bavuga ngo bakarambitse hasi, ngagakiza ngo nkarambitse hasi. Ejo bundi umuntu umwe yigeze agenda, hari hakibaho babakomvayeri, haragenda ngo yishyuye amafaranga komvayeri arayamunyanganya. Undi ngo arangije aravuga ati reka agakiza nkarambike hasi ubundi nje tubonane. Ngo yari afite biriya mu ntoki ngo ayirambika hasi, ngo amaze kuyirambika hasi akase ngo agiye kubonana na komvayeri, imodoka yindi turuka hirya biramukubise tayari ubwo agakiza bayakarambitse hasi. Ariko woweho ukwiriye kwera imbuto, haba mu gitondo ukera imbuto, haba nimugoroba wera imbuto, haba saa sita wera imbuto, yewe bagututse wera imbuto, bagusuzuguye. Hari abantu ngo mbese ngo badusuzuguye, ngo ntago ngo bagomba kunsuzugura, ngo nanjye ngo nagomba kubereka yuko ngo nta muntu ngo ujye unsuzugura. Hoya, aho ngaho urakishe. Ukwiriye kwera imbuto aho uri hose, kuko iki giti nacyo iyo kiza kuba cyari kujya nacyo kuburana. Rega nacyo mu mateka bamwe bavuga ko cyahohotewe kubera ko ngo bakivumye. Yesu yakivumye ngo kitari igihe cyo kwera, ariko yashakaga kudushushanyiriza ko twebwe abantu, wowe unkurikiranye, ngewe urimo uvuga, n'abazatwumva hirya y'umunsi cyangwa hirya y'ejo, aho uri hose ukwiriye kwera imbuto. Waba uri mu rugo iwawe wera imbuto, waba uri mu bana wera imbuto, waba uri kumwe n'abakozi wera imbuto, waba wagiye gucuruza uri muri botike wera imbuto, waba uri umushoferi utwaye imodoka uri kuri vora wera imbuto. Ntube nk'aba bamotari. Hari abamotari usanga bagira gutya bagasubiza ukuboko inyuma, nyamara ubwo batwaye moto akajya gukabakaba umukobwa ahetse, aho ngaho nta mbuto aba yeze. Ko hari igihe usanga n'abakijijwe babikora, ntabwo ari abapagani gusa. Ariko aho uri hose wera imbuto. Pasiteri wawe yaba uri imbere ya pasiteri akureba wera imbuto, atakureba wera imbuto. Waba wagiye kwigaburo wera imbuto, waba utarigiyeho wera imbuto. Aho uri hose ukwiriye kwera imbuto. Narinje ngo tuganire. Imbuto ni ikintu cyiza cyane. Imbuto ni kimwe mu biribwa bigize umubiri w'umuntu, mu biribwa byubaka umubiri w'umuntu. Hari icyo bita ibirinda indwara, hari icyo bita ibyubaka umubiri n'ibitera imbaraga. Imbuto ziza
mu cyiciro cyiza cyane. Rero ni wera imbuto, reka nkubwire ngo uzabera urugero abo muturanye, ni wera imbuto uzabera urugero abo musengana. Uzi ko hari igihe usengana abantu bakaba bakuzi bavuga ati runaka haragatsindwa, nta nubwo nakwicarana nawe, ibi byaba arimo avuga uko aba arimo yitwara biragatsindwa, ugasanga abantu ntabwo uberera imbuto. Mwene da, narinje kukubwira ngo Imana igushoboze muri iki gihe turimo, ni muri iki gihe ndetse wenda no mu gihe kizaza tubaye tukiriho, muri iki gihe turimo Imana igushoboze. Nubwo mu biti byinshi, nimvuga ibiti wumva abantu bumva abakristo mu bakristo, reka nkoresheje mu bakristo benshi ugaragaremo uri umukristo ufite imbuto zikwiriye abihane. Imana igushoboze kandi Imana ikwambika imbaraga. Narinje kukubwira ngo gerageza wera imbuto, kuko ibihe turimo ni ibihe Yesu ubwo arimo araza kwireba. Ntugire ngo erega nibyo yatuma mushumba wawe, yatuma abahanuzi bakaza bakakurondora, ariko hari aho batazakurondora. Aho ngaho rero niwe ukeneye kugaragariza imbuto zawe aho ngaho, kuko niba nakurondora bazakurondorera mu rusengero, kandi mu rusengero umubare w'abantu benshi tuba dukijijwe. Ariko hanze erega nunyumve, ndimo ndavuga ngo hahandi hamwe ujya gutonda ugiye kuvoma, hahandi ugiye kwishyura amafaranga runaka, iyo bakugaruriye bigenda gute? Aho ngaho ukeneye kwera imbuto. Hahandi ujya reka nkubwire ukeneye kwera imbuto mwene data, kandi Imana igushoboze, Imana ikurengere cyane. Ntabwo wabyishoboza, ariko Imana nigushoboze. Iyo ugiye guhaha bakakugarurira bakibeshya, ubigenza gute? Uhita uvuga ngo yenga Imana ishimwe ngo yari yarabimbwiye ngo reka. Ese umuntu aramutse ataye amafaranga mushoreranye, ntiwahita uyakandagiraho gutya ukavuga utereka nihagararire, hari umuntu nari ntegereje? Hari nabo nabonye bayakandagira akahita ajya no kuri telefone akahita ajijisha. Ukeneye kwera imbuto zikwiriye abihane. Imana iguha umugisha mu biti byinshi bifite amababi menshi, wowe ubonekemo uri igiti cyiza gifite imbuto, kandi izi mbuto nuzigira uzahabwa umugisha n'Imana. Reka ngusengere, ntabwo wabyishoboza, ariko Imana yaheraho mu ijuru. Imana igushoboze kugira imbaraga zo kwera imbuto. Nuba uri muri karitsiye, umugore wawe nakubwira nabi, wa mugabo we wera imbuto. Umugabo wawe nakubwira nabi, wa mugore we. Nuba ufite abana bakaba barakunaniye, abana bakaba barabaye ibirara, ariko ugerageze uberera imbuto, ahari wasanga izo mbuto arizo zizabahindura. Abakazana bafite ba nyoko bukwe muberera imbuto, ba nyirabukwe namwe mwerera bakazana imbuto, kugira ngo iri juru tuzarigeremo. Imana ibahe umugisha. Data, mu izina rya Yesu, Imana nziza, Imana ikomeye, Imana y'ubutware, tumaze kumva ijambo ridukangurira kwera imbuto, ariko nyamara turi muri iyi si ntabwo twabyishoboza. Niyo mpamvu senze iri sengesho mvuga ngo tanga imbaraga ku muntu wese urimo uharanira, urimo wifuza kwera imbuto, kuko iyo dushatse gukora ibyiza ibi bigenda bidutanga imbere, ariko nuduha imbaraga turabasha kwera imbuto, kandi izi mbuto nizo zizatuma abandi baza kuri wowe Yesu, kuko icyo waduhamagariye ni ukuzana abantu kuri wowe ndetse abantu bagakizwa. Turagushimiye, ngaho nudushoboze, icyubahiro kibi cyawe, mu izina rya Kristo Yesu, amen.